Muraho neza, mbahaye ikaze kuri uyu murongo wa YouTube channel, aho tuganira ku bintu by'ubwenge, ibintu byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse n'ibitwubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi nk'uko mwabibonye tugiye kuganira ku ngingo itubwira imyitwarire dukomeza kugira ikatugumisha mu bukene. Iyo myitwarire nawe ushobora kuyifite, hari n'undi ushobora kuba uyifite. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel, please kora subscribe kugira ngo tujye tugumana mu biganiro byiza nk'ibi, ndetse ukore like, unaduhe n'igitekerezo. Nguhaye ikaze, umwanya ni umwe ngo tuganire ku ngingo zitandukanye. Ni iyihe myitwarire tugira? Ni iyihe myitwarire ituranga igatuma tukomeza kuguma hahandi? Aho wari uri ejo niho ukiri uyu munsi. Aho wari uri mu myaka 5 urabona nta cyahindutse. Ni iki rero cyabiteye? Reka tubikurikirane. Rimwe na rimwe abantu bakunze kuvuga ko impamvu baguma mu bukene ari uko ari nta kazi bafite. Ariko se mu by'ukuri ni ukuri? Iyo ngingo iragushyigikira? Isobanura impamvu uri umukene? Oya, iyo ngingo ntabwo yari ikwiriye gusobanura impamvu uri umukene. Impamvu yabyo ni iyihe? Ni uko hari abantu benshi bakoze, bamaze imyaka myinshi bakora, ariko ubona iterambere ryabo ntaryo, ntibahinduka. Imwe mu myitwarire rero tugira ndetse idahinduka ituma dukomeza gutekereza ibyo bintu, ni uburyo dukoresha amafaranga, ni uburyo dutekereza, ni uburyo twifata mu byo dufite n'ingingo nyinshi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku myitwarire 7 ituma ukomeza kuba umukene. Ushobora kuba uri gutekereza ubukene mu buryo butari uko udafite amafaranga, cyangwa se hari urwego utari wageraho. Yego nibyo, wibara nk'umukene kubera ko buri munsi ayo wakoreye ahita ashira, ayo wakoreye agashira. Uyu munsi wapanze ngo ejo nzaba nageze kuri iki ngiki, ariko bikarangira cya kindi utakigezeho, ya mafaranga yashize, uracyari umukene. Iyi myitwarire 7 rero ugenzure niba nawe utayifite. Ikintu cya mbere ukora ni uko wumva ko ibyo ngibyo hari abo bigenewe. Uravuga ngo njyewe aya mahirwe si ayanjye, aya mahirwe ni ay'abandi. Kubera iki wowe atari ayawe? Tangirira kuri bikeya ufite, nawe uzagera kuri runaka utekereza ko ari umukire. Ntabwo biriya bintu yabivukanye, ntabwo ari uko yabihawe, ahubwo ni uko yabikoreye. Tangirira kuri bikeya ufite uyu munsi, ejo uzagenda ubyunguka bizagenda bizamura, nawe wabigeraho. Reka gutekereza ko kuba umukire bireba bamwe cyangwa abandi. Nawe wabikora, nawe wabigeraho. Bigerageza uyu munsi, ejo ni wowe uzaba witwa umukire. Indi ngingo ya 2 kandi y'ingenzi ni ugukomeza gukunda kwiyambaza abandi buri gihe. Gukunda kwiyambaza abandi buri gihe. Iyi ngingo nshaka kuvuga ngo ni wa muntu utekereza ngo nzakizwa na runaka. Runaka atari yampa akazi ntabwo byakunda. Runaka atari yantera inkunga ntabwo byakunda. Ababyeyi niba batari bampa ibi ntabwo bizakunda ko nanjye nshobora kwegura umutwe. Iyo ni imyumvire itari myiza. Iyo myumvire izatuma ukomeza kuba umukene. Shaka ibyawe, kora cyane. Ntabwo uzategereza runaka ngo aguhe, kandi naguha ntabwo azaguha ibizakugeza kuri bya byishimo ushaka, bwa bukire ushaka. Kora cyane, ntutegereze runaka ngo hari icyo azagufasha. Iyo ukomeje gutegereza, mu kinyarwanda baravuga ngo tegereza aturanye na heba. Amaso ashobora kuzahera mu kirere utegereje, ukazaguma uri umukene. Iyo myumvire rero tandukana nayo. Ingingo ya 3 nziza kandi ireba hafi y'abantu bose, ni ingingo ivuga ngo kubaho ushaka gusa gushimisha abandi. Ese ibi bintu ntabwo bikubaho? Ntabwo uvuga ngo reka ngire ntya kugira ngo runaka ataza kumbona gutya? Ibyo bintu ntibirakubaho. Niba bikubaho rero, iyo myumvire ikugumisha mu bukene. Iyo myumvire ituma ukora ibidakwiriye, ukora ibyo utagakwiriye gukora, kugira gusa ngo runaka nakubona abone umeze neza. Kubera icyo utabaho nkawe,
ahubwo undi muntu akazifuza kubaho nk'uko wowe ubayeho. Baho nkawe, ntubeho uko runaka ameze, kuko uwo runaka ibyo afite ubona bikurenzeho ntabwo uzi uko yabibonye. Nawe korera ibyawe, azabona ibyo ukora bimushimishe cyangwa se ntibimushimishe, wowe ubeho ubwawe ku giti cyawe. Iyi ngingo rwose ntizakugonge, iyi ngingo yo gushaka kubaho ari uko ushimisha runaka. Uwo runaka ntumushimishe, ushobora no gutekereza ko umushimisha ahubwo ari bwo buryo bwe bwo kukugaya. Ushobora kuba utekereza ko umushimisha kandi atanakwitayeho, atanakubona. Baho nkawe, ubeho mu buzima bwawe, ubeho mu cyerekezo cyawe, mu ntumbero yawe, mu ntego zawe. Uzabaho wishimye kandi uzagera ku byo ushaka. Ejo n'ejo bundi nawe uzaba uri umukire. Ingingo yindi ikomeye ni ingingo ivuga ku gihe. Ntabwo wita ku gihe ufite, kibe gito cyangwa kinini ntabwo ucyitaho. Ni ukuvuga ngo iki? Ufata umwanya munini mu bintu bitakwinjiriza, ufata umwanya munini ntacyo ukora, utegereje ngo hari ikiraza, oya, wipfusha igihe cyawe ubusa. Hari ikintu wakora mu gihe gito ufite kikakubyarira umusaruro, kikagufasha, kikaguteza imbere. Igihe cyawe nuramuka ugikoresheje neza, uzamenya niba hari impano ikwihishemo utari wagashyize hanze, utari wagaragaje nawe ngo igire icyo igufasha. Uzamenya ibyo ushoboye gukora, none uzatera imbere gute utazi n'ibyo ushoboye? Uzabibwirwa n'iki? Uzabibwirwa n'uko cya gihe ufite uri gutekereza, ukitekerezaho, ukamenya n'icyo gukora. Gira igihe ugikoreshe neza, wifate igihe nkaho nta kintu kimaze. Igihe cyawe ntugipfushe ubusa. Indi ngingo kandi nziza ni ingingo igendanye n'amafaranga. Uko bimeze kose, nubwo wibara mu bakene, hari amafaranga ufite. Yego arahari, abe make abe menshi, ariko arahari. Ese ayo mafaranga uyakoresha ute? Uyakoresha neza? Uyakoresha ibyo wayateganyirije? Cyangwa ugera ahantu wabona ikintu cyiza uti kino ndagishaka, wabona kiriya cyiza kino ndakiguze, ukagura n'ibidafite umumaro, ukagura n'ibyo udakeneye, ukagura n'ibyo ugiye kubika utazakoresha mu gihe cya vuba. Uwo muco wureke, ujye ukoresha amafaranga uko wayapangiye. Niba uteganya kubona amafaranga runaka, panga ngo nzayakoresha ibi n'ibi, kandi mu byo uzayakoresha hazabe harimo ikintu kizaba cyunguka. Ntuzakoresha amafaranga yawe mu buryo buhita burangira uwo munsi. Uko uyabonye uhita uyakonsoma, uko uyabonye uyakonsoma. Uzatera imbere ryari? Ukeneye guhinduka mu mibereho yawe, ukagira ikintu gihindukaho. Koresha amafaranga yawe neza. Turi kumvikana nshuti yanjye? Ndumva navuze menshi, ariko nubwo navuze menshi nakubwiye ingingo 7. Maze kuvuga zingahe? Maze kuvuga ingingo 6. Ingingo ya 7 rero kandi nayo y'ingenzi mu buzima dukwiye kuzirikana, dukwiye kwitegereza niba atari cyo kintu kijya kitugumisha mu bukene. Ni ukunanirwa kwigira ku makosa yacu. Amakosa yawe ujya uyigiraho? Iyo hari ikintu cyagusubije inyuma, nibura ujya ukigiraho ukumva ko hari icyo ubutaha utazasubiramo. Niba waguye mu ikosa runaka, wakabaye uvuga uti iri kosa sinzarisubiremo, ahubwo ngiye kwiga ubundi buryo. Iyi ngingo ya nyuma itwigisha kudacika intege. Niba uguye mu ikosa rya mbere, upfa kuba waribonye ko ari ikosa. Baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Wamaze kubona ko ari ikosa, iryo kosa birumvikana ko udakwiriye kongera kurisubira. Yego, nibyo, iryo kosa ntukwiriye kongera kurisubira. Iga ubundi buryo buzatuma udasubira muri rya kosa, kandi wige kudacika intege kubera ko hari ikibazo cyabaye, ahubwo bigutera imbaraga zo gukomeza. Utangire gahoro. Mbese muri rusange izo ngingo uko ari 7 nuzumva ukazitaho, ukazizirikana umunsi ku munsi, ndabizi neza ko uzatera imbere. Muri make rero, ubukene ntibuba mu mufuka,
ibyo ukwiriye kubimenya. Nk'umwanzuro ukwiriye kumenya ko ubukene butaba mu mufuka, ahubwo ubukene buba mu mutwe. Niba uhisemo gutekereza ko ukwiriye kuba umukire, urahita uhaguruka ujye gushaka aho ubukire buzava. Uzakora, nta handi buzava. Ikindi, imyumvire yo kumva ko uzabaho uko abandi babayeho utabiharaniye ntabwo bizagukundira. Uzakoresha igihe cyawe neza, uzakoresha amafaranga make wabonye neza mu buryo bwunguka ndetse buguteza imbere. Ibyo bintu nubigerageza bizagenda biza gake gake. Ntabwo uyu munsi urahaguruka uhita ugera kuri ya ntego hahandi wumvaga wifuza kugera. Oya, uyu munsi urahaguruka ukore, ugerageze. Uyu munsi biranga, ejo bizakunda, ariko amaherezo uzagera ku nzozi zawe. Ndagushimiye cyane rero, ndagushimiye mbikuye ku mutima. Ngushimiye ko wumvise iki kiganiro cyanjye kikaba kirangiye. Niba utakoze subscribe, please yikore, ndabigusabye. Ndetse iki kiganiro ugisharinge no ku bandi. Ndetse kandi uzajya uhora usura iyi YouTube